ese wonenga umuntu imyambarire kandi nta kindi kintu mubonaho kibi icyo ari cyo cyose wenda ukamugenzura ukabona ni umukristo afite imbuto nziza ariko ukareba yambaye nyine iyo ariko wacu noneho ngo washike ahagarara kuri yanyu ni insengero z'umwuka wera. None se ubwo rusengero rw'umwuka wera uwo mwuka yoba muri uru rusengero rwahindanye ngo ruteye inyama ziraryoshe ngo ariko umuntu ngo aziriye zikagusha undi ngo ahubwo yozireka nubwo ziryoshe ngo akarya isoko. Shalom muraneza nshuti bavandimwe ba King Power TV1 ndetse na Vision of Mleng TV1. Turabasuje cyane mwemwe mwese nkuko mubibona hano turi kumwe n'umutumirwa wacu Pasiteri araza kubibwira hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu cy'uno munsi wa none aho tuza kuganira ibintu byiza cyane abitandukanye cyangwa se itandukaniro ry'abantu gore ba ruguru n'abagore bino ukunze yabisanze nuko bimeze nuko bifata ya Pastor wakwibwira abadukurikiranye. Jewe nitwa Rusamantereko by'abagabo ndi umupasiteri. None ga uri umupasiteri wo muri Yetorero wa Sepaki. Pasiteri wa Sepaki. Yes, urakoze cyane Pastor kuba uvuye. Turashaka ngo duheze itandukaniro by'abagore ba ruguru n'abagore bino ukuntu bibona. Urabona nk'uyu nguyu turi kumwe hano yambaye ipantaro, so sinzi nimba ari icyaha cyangwa se sinzi nimba yarataye umuco, ariko twego ukuntu tubibona je nawe ku ruhande rwanje nk'umunyamakuru namubwira ngo yambare ipantaro aho kuvuga ngo yambare tujya tuntu tugera hano. Sinzi nimba arababonye nuko mukobana n'abantuze aba banyagihugu. Noneho itandukaniro sinzi namwe ese mwe mwavukiye ino ntimwavukiye ruguru? Twavukiye ruguru. Siyo mwakuriye? Yego. Mwakuze muza mubona abagore guhera ku bakecuru n'abahashakiwe mubona kwambara ipantaro ni uguta umuco mu buryo bwa kinyamurenge. Uburyo bw'ikinyamurenge, mu muco w'ikinyamurenge nta mugore wo kwambara ipantaro agaseruka hehe, yoseruka hehe mu muhana, yoca imbere y'abandi bantu gute yambaye ipantaro, yoja kuruzi se agaseruka mu muhana, yoja mu nkwi akaza agaseruka, ariko haba nawe nta n'uwo mubuze, haba nawe ndi wenyine yobihera ntaho yobihera aho nimba ari ka kajipe nako kari hano hejuru y'amavi. Abana hano bari mu kukambara bakaza babura uko bifata. Umuntu uri mu kwambara ihuzu atokunama ngo atore ikintu aho atokubura none ukaba yambaye barabyambara baje ari mu modoka kurya nyine bafite utuntu tugufi baje kwicara bagafata agasakame kabo bakagashira hejuru kubera kubihisha nyine kandi yaje abizi ari ico taba yahuze usaro wayimuweyeho se wayiyambitse. None se jewe mbazi ikintu muravuze ngo umugore wa ruguru tiyo zambara banza bitonde gatoya mbabura isohoka n'umwana yose akuje muri ntabwo ari byiza ndayeditinga ntugikora action pesa. None se mwari muvuze ngo umugore wa ruguru ntiyo natinyuka kwambara ipantaro ngo aje kuruzi cyangwa agira nta nuwona bimubwiriza nyine ntiyo bikora kubera ko ubu hano turi mu kizunguka. None se bazavuga ngo ugiye ubujyasazi nimba ngo azazimira nzima. None se nyine ko iyo ugeze ruguru uza usanga ari we muco wagera ino urebye nk'utuzi tunakora ino woza wiri kugenda muri protector wa ugenda ahubwo ko mbona ari huba wambaye nabi, je mbona ari ahubwo ari huba wambaye nabi bitewe n'utuza abagore bari mu gukora ino n'aya mamodoka y'inagenda yiruka
abagore b'iwacu mbona barabikoraga kubera ko bakoraga akazi gatuje, niba ari uguhura karahura, niba ari mu murima, ariko ino twese n'abagabo usanga twirirwa twiruka ku misozi. Ese mukabona bizodukundira tuzo tugenda dukubita impande na za matatu n'ibiki? Ese reka mbaze, mu rusengero muza muzijana? Oyaye, si abagore ni abakobwa. Umugore mu ikanisa wambaye ipantaro naje numwibazaho, ariko jewe ndefanze ko mu mibyizi kubera utuzi no dukora. Hari abari mu kuja mu byaro muze, ugenda mu cyaro ukatwara igitenge, kandi urana igitenge ni umwenda wambaraga uri ahantu hatuje. Je nkabona ko wenda mu byatumye twambara ibi turi mu kwambara nuko imirimo dukora ari kimwe n'abanyagihugu. Usanga abantu barihuta cyane, iwacu wahuraga n'umuntu mugahagarara iminota ingahe, ariko ino usanga nyine mufite courage yo gukora. Kabona je ariyo mpamvu. Noneho tutiriwe tubitindamwe, siyo mpamvu. Iyo iba impamvu ntibaba bambara turiya dupantaro tubahambiriye, bafite iyindi mpamvu ibatera kwambara turiya dupataro. Niyo mpamvu ibatera kwambara na turiya tujipu duhekera hejuru y'amavi. Biriya bifite impamvu. Abantu bari mu gushaka abona ko babijana mu ikanisa, biriya bifite impamvu. Nicyo gituma uri mu kubona abantu bahaye babyina hariya kuri kariya gatuti. Ibi na komportema yabo ntibagiye kuvuga ubutumwa. Umuririmbyi kujya ni umuvugabutumwa, ariko uko bivuga umuvugabutumwa hari n'umuntu w'umugabo agomba ni ukubanza ukihera ku kirenge ukarenga. Iyo wambaye nabi uzuhagarara ku gatutu hawigisha abantu bakagusaba bakaguhera bagahera kuri ibi yanje kuvuga ngo ariko komeraho n'ukuntu yambaye. Ndeka nibuka hari umugabo umwe simuvugizi ya kera umupasiteri yazindukaje ahantu agenda yambaye udupantaro abantu bazaga bambara twa teregare tukabonerana ngo ashike, kandi abantu bari bacatsa amata. Ari gicasa amatara. Ariko wacu noneho ngo ashike ahagarara kuri itara abari kuri rutari itara riri inyuma ye. Arigisha kandi arigisha arabwiriza neza cyane, ariko ngo arangize bakaza bakomante bakavuga ngo uriya mugabo ngo yari yatwigishije ngo nuko yari yambaye ubusa. Oye, kandi yari yambaye yari kwiza ipantaro, ariko kakaba yene iyi nyine, ariko kakaba umweru kakabonerana. Batunga itoshi. Noneho itara abantu bazaga uje guhaguruka gakwigisha ugahagarara hano inyuma y'ameza, imbere y'ameza itara rigasigara hano. Noneho umuntu rikama rikwerekana uko umeze. Kandi ndagira ngo none yarayambaye. Abantu bakera si bazaga bambara n'ipantaro badafite haba n'akantu k'imbere ipantaro. Noneho abasore bakaza bakomanti bati ngo umugabo uraho yari yatwigishije ngo nuko yari yambaye ubusa. Ntiwumva? Naho abakobwa n'aba bagore bari mu kuririmba hariya kuri rutari, wabitegereza ukabona baririmbye, ariko nuko bambaye ubusa. None se pastor, awubwiriza uzi tatuwaje ntuyizi?
zino bintu baza bicora ku mubiri Yeah. bakicora na hano Umuntu tiyobwiriza ngo ugasanga wakire yabaye ubutumwa inyombya. tiyobwiriza ngo uwo ni umukristo nyabaki. Ese kuko aba yashatse kugira ati no kwirimbisha umubiri Wamera. w'inyuma erega iyo umuntu apfuye akicoraho agahinduka urunyomza. none se iyo umuntu Ese apfuye Pastor, iyo umuntu apfuye umubiri we awujana mu ijuru cyangwa umubiri wasigara mu butaka Oya, ariko Bibiliya izitubwira ngo imibiri yanyu ngo ni insengero z'umwuka wera. Siko Pawulo yanditse. Imibiri yanyu ni insengero z'umwuka wera. None se urwo rusengero rw'umwuka wera, uwo mwuka yoba muri uru rusengero rwahindanye ruteye isoni. ese wonenga umuntu imyambarire kandi nta kindi kintu umubonaho kibi icyo ari cyo cyose, wenda ukamugenzura ukabona ni umukristo afite imbuto nziza, ariko ukareba yambaye nyine iyo patara ari umudamu, yambaye nabi, ni ukuba umunenzi uba wumva kiba kibaye kibi. Pawulo yaravuze ngo inyama ziraryoshe, ngo ariko umuntu ngo aziriye zikagusha undi, ngo ahubwo yozireka nubwo ziryoshe ngo akarya isogo. Kuri ko Pawulo yavuze rero ko ashaka kuvuga kuri ziriya nyama zaterekerejwe abakirisitu kuzirya zikagusha abakirisitu bato, nubwo babaye babona nta kibazo zitabacira urubanza, ariko abakirisitu batoya bafite kwizera guke bazi ngo biriya bintu bariye ibintu byaterekerejwe. Aravuga ngo nubwo inyama ziryoshe, ariko kuko nzirya zikagusha mugenzi wanje ngo nozireka nkarya isogo. None yake niba uzi ngo uko umukristo aza yifata ukuntu kudatuma abandi bantu bamugiraho urwitwazo. Ugomba kuba icyitegererezo, bakakwitegereza imbere n'inyuma. Uguturutse inyuma akakubonamo kirisitu, uguturutse imbere akakubonamo kirisitu, uguturutse mu rubavu. Pawulo yaranditse aravuga ngo umugore ngo naje gusenga ngo azapfuka umutwe. So ndi mubizi umugore naje gusenga tagasenge umutwe uri gutyo, ariko abo nyine basigaye baje gusenga barasize imisatsi mutuku imyeru, tagasenge umutwe uri gutyo cyangwa ngo ahanure. Yarashingiye kuko hariho abakristo bari ko babikora, ariko yandikira abakorinto aha yabwira abakristo ko bagomba kwitwara komportema y'abakirisitu. Nico gituma nababwiye ngo umuco w'abakirisitu uzutandukana n'imico y'abantu yakavukira. Ubukirisitu burabukunda ngo buduforome buturemo ukundi kuntu gushya kudasanzwe gutandukana n'abisi. Wahura n'umukirisitu aha mu nzira uvuga ngo uyu muntu ni umukirisitu, ariko aba bagore bacu dufite nonaha ntiwosohoka hano hanze ngo nuhura nawe na maraya ngo umenye maraya n'utari maraya. None se pastor bajya ubona baba bambaye bakikwiza ibiki n'ibiki, ariko twebwe hano hanze ibyo tubona utanze urugero ku bagore, hari n'abagabo bambara bakikwiza ariko ingeso zabo twaza kuzibona atari nziza. Ni izihe namubabwira abo bagabo? Uwo mugabo w'ingeso mbi nawe ni umupagani, haba nubwo ari umushumba ni izina gusa, ariko ni umushumba. Kurya Bibiliya ivuga ngo Pawulo yaranditse aravuga ngo hariya yandikiye Timoteyo, reka turebe avuga Timoteyo wa mbere, Timoteyo wa mbere, reka turebe kuri 3. Timoteyo wa mbere nimba ari 3 ni 3 no kuri kangahe ibyo bintu n'ibijambo ikiganza kijyo ibintu biryosha oya birabintu bashiramo hari abagore nabo bagomba kuba basi abagabanya volume. Turebe nimba ari 12 nimba ari 4 no ku 10 kandi ndebe tuzi ko igihe bataratanga nta kibazo.
kandi ntazagarika oye agarika gusa Timoteyo wa kabiri wa kabiri urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 5 haravuga ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako abameze batyo uje ubatera umugongo. Tuvuze irindi ndivugiye kuri bavuze ngo birashoboka ko ari abapasiteri mu bindi mwamusanga ugasanga ni ruhebwa ingeso ziwe ugasanga ntizihuye. Abo nibo babaga Pawulo yabwiye Timoteyo ngo abo bantu bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Ni abakirisitu bigira abakirisitu mu ikanisa ariko yashika hanze akaba umupagani ingeso ziwe zigahakana bijya hayavuga nibza nuko haye yigira. Yes pastor, akabazo k'amatsiko mfite, ese wemera ino mpano yo guhanura, wemera impano yo gukura ibiheko, wemera impano sanavuga iki kandi mbanze mvuga izo ngizo impano ni nyinshi, izi mpano urazemera? Noneho impano ni nyinshi kandi abantu babikora bishingikirije ngo ni umwuka wera. Noneho ariko iri jambo ryo gushamburiya barimo gufata abantu ngo ni abarozi ngo babashamburiye, biriya ntaho biba. Ntabwo wemera ko abarozi babaho? Abarozi babaho ariko ibyo gushamburiya ntabibaho. None se kuko Bibiliya yose aho uko dusoma ntaho dusanga bashamburiye abarozi kandi barabavuga muri Bibiliya ariko ntaho bigeze babashamburiye. Turuzi igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nicyo gakiza kivuga ukuntu abantu bakiriye umwuka wera kandi nicyo kiza kivuga ko ariho itorero ryavutse iri rya none turimo. Iyo dusomye dusanga harimo ibitangaza 23 byakozwe n'abuzuye umwuka wera. Bamaze kwakira umwuka wera bakoze ibitangaza. Mu bitangaza bakoze ni byinshi ariko ibitangaza bikuru bigenda bigaragara ni muri ico gitabo ni 23 ariko nta gitangaza na kimwe muri ibyo 23 nasanze cyo gushamburiye, taho bashamburiye. Hari umuntu baza bavuga ngo ni Elima yashatse gukoresha ngo yari umukonikoni ngo agire ngo arakoresha birya bye. Pawulo baramubwira ngo ukuboko k'Uwiteka kuguhane, ariko ndibagiye gushamburiye kubera ibindi afite. Baramubwira ngo ukuboko k'Uwiteka kuguhane arahuma. Kiwumva kiri gitangaza ariko ndibagiye kumushamburiye. Uko yaramushamburiye? Oya yamushamburiye nta birozi byo bagiye gukura. Nyine yari afite imbaraga za Pawulo, yari afite ubushobozi bwo kuzibwira ngo noneho kuko we bari bahanganye mu kuvuga kurya bahanganye. Aramubwira ngo ukuboko k'Uwiteka kuguhane. Kiwumva ariko abarozi bacu dufite nta murozi ugaragara, ntawe ugaragara habe n'umwe ubifite n'ibyiwe ahishiye ariko mu buryo bw'umwuka wera iryo jambo ntaribamo yo gushamburiye. Iriya ni imivurungano. Abo bantu twabakora iki? Ni umwuka w'imivurungano. Pawulo yavuze ngo umwuka wanyu ntukaba uw'imivurungano. Abantu bafite ibyo birozi twabakora iki? Twobigisha ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ryonyine. Pawulo yavuze ijambo ry'Imana ngo abari babifite bonyine baragenda barabizana barabimuzanira barabimuhereza arabitwika ariko ntiyigeze abashamburiye. Avuga